kandi kino kiganiro nezerwa cyo gifite umuterankunga mukuru ariwe Home Golden White bafitiye services zigiye zitandukanye bafitiye kuri ubu ngubu wifuza kwiga gukora amasabune ariko yigiye ku ruganda ubu ngubu uriga gukora amasabune y'ubwoko bugiye butandukanye harimo isabune ikomeye yo gufurisha isabune y'amazi ikora amasuku atandukanye isabune yo koga iboga muri douche ndetse ukigana shampoo ya yindi dusanzwe tumenyereye yuko batwogesha mu mutwe cyangwa se namwe abadamu ndetse n'abagabo bajya babogesha mutwe wo mwagiye mu masoro ibyo byose urabyiga kandi ubyigiye ku ruganda aho bikorerwa tandukana no kwigira handi hose hatari ku ruganda ubwo rero muri Home Golden White bafite iyo service kandi service nziza cyane n'izindi zitandukanye turagenda tubabwira muri kino kiganiro ko n'umuterankunga mukuru niyo mpamvu tugomba kuvuga yuko Home Golden warakoze kugira ngo kino kiganiro kijye kibasha kuba cyagenda neza muri rusange wifuza rero kuba yabagana bakorera ku Kamonyi ku masuka ni ku Kamonyi ahazwi nko ku masuka ushobora kuba wahamagara kuri nimero ya telefone ya 0798220338 Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa kudekarara serivisi zitandukanye nk'izirembo Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi igisubizo nta kindi gana Home Golden White tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe namwe mwifuza kumenya gukora kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose yaba y'amazi amavuta nasigwa ku mamodoka ni mutuga